Umwaka ushize mu mpera zawo wa 2019 twumvishe amagambo akomeye yavuze n'umutware w'u Rwanda wahindutse umutwaro warwo. None se navuye mu gihome ndambuka igihugu cyose, barahigaga ngo bari basohoye abapolisi n'abasirikare n'inkera gutaba bose bahagaze nka miliyoni. Bimeze amateka avuga ko bazanye umuhoro w'umwami bakawumuremesha uruguma mu gahanga, hanyuma bakanawumuha kugira ngo bibe ikimenyetso kuri Ndoli. Mu gihe ngewe nta muhanga ubabwira, nkomoka ku musozi wa Jari uri mu karere ka Gasabo ho mu mujyi wa Kigali. Ijana ku ijana mfite ibyiringiro niyo ngewe ntapfa, niyo n'abandi bapfa, impinduramatwara gacanzi bizagerwaho, ahubwo ubutegetsi buri mu manegeka bwa FPR Inkotanyi nabwo burabizi. Konje kuhe ikaze kuri televiziyo yacu kandi yanyu Abaryankuna TV. Televiziyo y'urugaga Rwanda ruharanira ijyango cy'igihugu RMP Abaryankuna mu nzira yo kwihutisha impinduramatwara gacanzigo. Uyu munsi ikiganiro cyacu kiragaruka ku kuzirikana umuvandimwe wacu umunyarwanda akanaba umwe mu Baryankuna w'umushumi Cassien Ntamuhanga. Umwaka uruzuye neza uyu muziranenge ashimutiwe mu gihugu cya Mozambique, kuko yashimuswe kwa 23 Gicurasi 2021 ku kirwa cya Inyaka muri icyo gihugu. Mu kumuzirikana turabagezaho bimwe mu biganiro bikomeye bigaragaza ubutwari bwe n'ibindi bivuga uko yakomeje guhohoterwa n'agatsiko ka FPR. Ntimujye kure. Cassien Ntamuhanga ni umwe mu batangije impinduramatwara kuva mu mwaka wa 2013, aho yari afatanyije n'abandi barimo Kizito Mihigo, Niyomugabo Gerard, Focus Ndayizera n'abandi. Mu mwaka wa 2014 we na Kizito na Niyomugabo barafashwe barafungwa. Niyomugabo ntiyagaragazwa mu nkiko za Kagame, ariko Ntamuhanga akatirwa gufungwa imyaka 25, naho Kizito Mihigo akatirwa gufungwa imyaka 10. Nyuma Kizito yararekuwe, ariko n'ubundi nyuma gato FPR iramwirenza. Dore uko Cassien asobanura urugomo bakorewe muri uwo mwaka wa 2014. Itariki rero nanabyutse njya ku kazi bisanzwe, najyanye ari ubwo murumuna wanjye witwa Jimmy yaje kunsanga ku kazi. Urumva ikiri bube ntumenya, tutunganya ibiganiro bisanzwe, tuzi gutunganya ibiganiro, nkumva nta mbaraga mfite ukuntu, ariko simbimenye. Icyo gihe mu mwana imodoka ndabwira aratwara turagenda tugera mu rugo. Tugeze mu rugo nsanga abana bose bakise morale, ariko ko byari ku itariki 7 umunsi wo gutangira icyunamo. Ukagira ngo ni icyunamo cyabiteye? Ni icyunamo kwirirwa bareba kuri televiziyo ubuhamya, ikintu abantu benshi barahungabana. ngira ngo nibyo mbonye. Ubundi ntabwo najyaga nsohoka mu rugo ndi njyenyine ntagiye ku kazi, dore ko nabanaga na famiye n'abana ba famiye benshi. Nashyiragamo nka 2 twegenda, mbonye bose bacitse intege ndabihorera. Hari umwana wigaga mu Buhinde wari wantumyeho umubyeyi we arampamagara ati ndagushaka kukubwira ubutumwa bwiwe. Noneho mbwira abana nti rero ngiye kumureba, nimbayo ndajya mu ijoro ryo kwibuka kuri stade, abaza kujyayo muraza kumpamagara ndaza kubacyura. Gusohoka mu rugo ntabwo nari nzi ko aribwo bwamenye ubwo nsohoka rwose. Ubwo twari dutuye ku Muhima, navuye ku Muhima njya kumureba
Kimisagara, maze mvuye ku Kimisagara ndakata ndagenda nk'ugiye mu ijoro ryo kwibuka kuri stade Amahoro tariki 7 nimugoroba kuri stade. Icyo gihe rero ijoro ryo kwibuka ryagomba gutangirirwa n'urugendo rwitwa Walk to Remember. Icyo gihe rwatangiriye kuri KBC, abantu bagenda n'amaguru paka binjiye muri stade. Noneho kuko ngewe nagiye imodoka bagiye n'amamodoka bayobeje umuhanda wundi banyura kwa polisi deni barakata bagahinguka i Remera. Niyo mbuteyage yose abantu bagenda n'amaguru, imodoka bayobeje umuhanda umwe zabaye nyinshi cyane zigenda buhoro zikambakamba. Ubwo naje kugera i Remera no guparika n'ibyo byose ngiye kumva numva ngo perezida yinjiye. Iyo perezida yinjiye aba yinjiye nta wundi ukurikira. Aho mbonye ko yinjiye bitamamagara umusore w'inshuti yanjye wari utuye hafi aho na stade njya kumwisurira. Mu gihe rero narindiwe nibwo nagiye kubona mbona telefone ya Nyamhirwa Gerard birampamagaye nditaba. Turahagana he ndamubwira nti ntabwo ndi mu rugo. Ati se ko ngushaka, ati kandi cyane. Ndamubwira nti none hari umuntu nari ngiye gusura ni nko mu isaha imwe ndaba mbonetse. Ati nta kibazo, ati ubwo uze ku rugo kumbe zamufasha. Ubwo ngubwo araguhamagara kubera yuko ari ku munigo kugira ngo ugeze hamagara umubwira zihana. Ndamubwira nti ndaza ni nyuma y'isaha imwe n'igice. Ubwo nganiriye n'uwo musore, turaganiriye hashize akanya ndamusezera aramperekeje. Ndaza ngeze ku Kimihurura, niyo mugabo yaratuye ku Kacyiru aho bita mu Rwintare. Noneho ngeze ku Kimihurura ndamuhamagara ndamubaza se Bwana Gerard uri mu rugo? Ati cyane, ati ndi mu rugo ariko parike ku kabari. Ati ubwo inzira igiwe yaragendaga ubundi naragendaga nari nsanzwe ngenda nkaparika imbere y'urugi ku muryango kagahereriwe. Naragendaga rero nkaparika mu mbuga. None icyo gihe ariko ati ndagusanga ku kabari, ati ntirirwa hano. Ese Gerard ntabwo inzoga ikindi ku itariki 7 nta kabari kafunguye. Nabyitaho cyane ndavuga nti ari akabari kari hafi nyine kora ku gahanda kagiwe uvuye ku muhanda mukuru ukinjira ugiye mu quartier habanzaga akabari gafite imbuga nini. Noneho ugakomeza ukagaca munsi ukagenda ugakagiwe. Ambwira ati kora ku kabari atariho nsanga bro fanga. Ati niho ndagusanga. Ndagenda rero mpageze ndaparika imodoka shyiramo radiyo Amazing Grace ngo numve abasore banjye barimo baravuga kuri radiyo. Yego. Ibirahure rwose nk'umuntu ufite umutekano. Aho ngaho hari tagisi kumbi irandindiriye n'indi modoka, hari imodoka ebyiri, hari tagisi zo kwa Gacinya turi kugira ngo dusobanukirwa izo taxi zo kwa Gacinya abantu baba bazizi cyangwa nuko wowe waje kumenya kuri zo kwa Gacinya? Barazizi abantu bo mu Rwanda barazizi. Hari amataxi, hari amapika atajya amanura ibirahure, hari izindi zitagira amapake. Amazina menshi cyane, hari izo bita gaca zirukankana umuntu zikorerwaho zimucishije. Hari izo z'amapikapu zitamanura ibirahure, hari ibyo bitagisi nabyo bitamanura ibirahure. Nabisanze ariko jewe numvaga nta rwose, numvaga nta kintu niyicara aho ngaho manura ibirahure by'imodoka. Ndamubwira nti nahageze. Umbe nihamagariye ifisi. Noneho nashize akanya
izo kanya mbona imodoka ziraje zishoreranye zivuye kwa Gerard mu kuganda kagiwe nta modoka zari zivuye kandi aganda karagendaga kakarangirira kageka kabakanya akayira k'abanyamaguru yongeye kuba mbona havuye imodoka zigera kuri enye zishoreranye n'abantu bavuye mu ziraje zise zizenguruka yanjye zengurutse yanjye haba havuyemo abantu benshi buri modoka zose barafungura imiryango bavamo bikandakandisha amatelefone bakandakanze bavuyemo barakingura umwe akinguye asingura umuryango wanjye ufite kase urumva mbona bamwe ndabazi ni sawa ubwo umwe barakinguye umuryango w'imodoka abaricaye areba ko mujura yarantunga ahita ashikuza kontake mu modoka barayifashe undi arambwira ati ntiwamenye se ubona ni umupolisi ariko ntabwo wari wambaye imyenda ya gipolisi ubwo abapolisi bari bayobowe n'uwitwa Rukarajiste umuntu wakoze amabi menshi cyane muri uriya mujyi bati ari akantu dushaka kujya kukubaza ati urajyana natwe nta kibazo ariko ngo uraza muri iriya modoka yacu iyo modoka yawe ngo urayidutiza ubwo ni ariko muri ako kanya wumva utangiye kugira akantu nyine ubonye ukuntu bagukikije gutyo kandi abapolisi nababonye mbonyemo n'uwo Rukarajiste niyo mugabo ntumubonye kandi ariwe wari ugiye gushaka kandi iwe kwanza havuye imodoka nyinshi haje na za zindi zifunze amafime n'amavatiri noneho avuga ni byawe kandi noneho bavuze ngo aricyo tukubaza ngo aricyo tujya kukubaza ku kazi ndavuga nta kibazo tugende batiyo modoka urayiva mujye muri iriya ibyo nabyo uvuyemo ndagiye ubwo turagiye ubwo nagize ngo iyo modoka ariyo barayizana ubwo turagiye bati turamujyana he bati tugende Igikondo mbona turagiye mbona twinjiye kwa Gacinya ubwo bakajya umwe agasohoka iruhande rwanjye hakaza undi agasohoka hakaza undi amaze gushira nk'isaha n'igice bari muri ayo ndababaza ariko se ubwo muzi ko mfite akazi ko mwambwiye ngo nibyo mumbaze nkaba mbona mutambaza uwo waragenda bira bagenzi baho ngo bagarukana amapingu ayo mapingu ye nakamba uwo ngo Rukara oya ntaza ari Rukara nyene undi mukuru cyane ahubwo bari kugira ngo bakubize bazana amapingu ye nyamahiri bya bintu birakaze batinyura ahangaha batinyura ahangaha baba baninjize muri bwa buvumo bwabo rero batikuramo ikintu bati radiyo yawe udahari ngo bigenda bite radiyo inahari hari chief editor icyo gihe ari umukobwa witwa Gisa Fausta kandi n'umuzungu umuyobozi mukuru nawe arahari n'abanyamakuru bose barahari ubwo bahita rero banjyana ubwo nyine ubwo inzira y'umusaraba biratangiye aho nahamaze iminsi ishika kuri 7 hatandukanye ntabwo ari aho gusa barakuzengereza byinshi kwa Gacinya nyirizina wahamaze igihe kingana iki mbere yuko bakuzengurutsa ahandi hose ngaho honyine nando uwo muntu uwo nguwo bamaze kunyinjizamo aho ngaho ndakeka ntamaze iminsi 2 mbona umuntu arafunguye zari impungure barabushye imbere muri iyo nzu harimo ibyuma by'ibifera bito ibyuma by'iminyururu bimanuka mu nguni zose buri nguni ko ari enye z'akazu gatoya
hamanutse n'iminyururu hasi hatambitse n'ibyuma bisanzwe, ubundi harimo n'ikidobo kihagarikamo. Ntabwo ndabikeka. Iyi ni inzira y'umusaraba. Ariko icyo navuga aho ngaho, usibye kuhagirira ingorane zitandukanye, ariko aho ngaho kugira ngo nabonaga umuntu aje gufungura hanashize iminsi 2. Ku munsi wa kabiri rero naragumutse, kuko umuntu arakingukaga ukuza mu ijwi rito cyane, urumva agasunika ibyo kurya kongera akagaruka aje gutwara isahani cyangwa se, urumva ngiye bya sinabiriye bwa mbere kabiri kongera babijyana noneho bwa nyuma arambaza ati ko urarwara. Burya ngiye nikundira abantu batoya. Njyewe ikesi yacu ikindi nakubwira kirimo, ntabwo twigeze tuhura n'abapolisi cyangwa abasirikare batoya n'abakuze, kuko nta muntu usibye uwari wungirije uwo bita kurwanya wari ufite inyenyeri 3, abandi bose ni abafisazi superiere, abafisiperiyeri. Abatoya rero, aba batafite inyenyeri nibo bazaga baje nko gutwara ikintu bakongera bakagenda. Ubwo rero we umwe yamaze ati ubundi urwara igifu, ariko si n'ahantu ubundi abantu ko bambwiye ngo bagiye kuvuga none bibaye umunsi wa kabiri nta kintu barambaza. Ubwo rero ibyo byose yaragiye abaza bagenzi be ati umuntu uri arimo arakarama, urumvaga bani iruhande rwanjye, ubu ni ibintu birebire ntabwo nshaka kubyinjiramo. Ariko icyo nakubwira, wenda nsimbutse, bariya bagabo gahunda bari bafite yari iyo kutwisha, numva ubwo nyine barakomeje, ariko nyine Imana ni nziza kandi ifite ku gahunda zayo zimeze. Bariya bagabo nakubwira ngo Imana yabavanyeho amaboko, ariko na shitani imenya nayo yarabakuyeho amaboko, kuko bashakaga kunyica ariko bakoze fopa batanze ibintu nabi, ariko navuga ubwo ngubwo ya modoka bankuyemo bitwikiriye ijoro bayijyana ku kazi, igera ku kazi mu rufuku. Noneho abavandimwe barahamagara, ntabwo byari bisanzwe ko bampamagara, ariko bambwiye nyuma baje barahamagaye kurinda gutya, ntabwo twigeze turyama, telefone iracamo nta muntu uyifata, mesaje twohereza nta muntu uyifasha, abanyamakuru bose mukorana twahamagaye, ahantu hose twakwishyira barahamagara barampiba. Ariko noneho umunyamakuru wa mbere waje gukora mu rukerera mu masaa 11 hageze abona imodoka, ahamagara abana ati yagiye n'imodoka, ati yego, ati ko tuyireba ahangaha. Abana barazamuka barareba basanga irafunze. Ubwo bahamagaye umuzungu, batanga ikirego kuri polisi. Ubwo niba bagiye polisi, urumva imodoka nayo yagize uruhare mu gukira kwawe. Urumva ko byahise bigaragara ko ntahari, batangira gukurikirana. Ubwo byongeye ntabwo nari mbizi, ariko ubwo nyine polisi yaravuze turimo turashakisha. Umuzungu nawe arabahagama, abanyamakuru barahaguruka bose barashakisha, bitera induru. Rero nuko na Kizito nawe yaguze hari mu cyunamo, ntabwo tuzi bumva aririmba cyangwa se n'indirimbo ziba zishyiraho bashyiraga muri bakeya. Ubwo njyewe nibere aho ngaho, barimo baratsimburana naho nka ya kanzu ya Yesu kera kabaye. Ubwo bari bamfashe
ku itariki kuwa mbere numva ahari menya itariki zirindwi zari kuwa gatandatu kuko ni nyuma y'iminsi iri kuwa mbere baranyikoreye bavugise mu modoka ngo banjyanye ku Rusumo birukanse imodoka y'ikiriri twagurutse Kigali nka saa 11 barampakiye iyo tugiye turagenda mbona dusohotse mu mujyi turakomeje turagiye dusohotse Rwamagana turakomeje turagiye Kayonza turakomeje turagenze Ikibugo turakomeza no Rusumo ubwo rero tugeze mu nzira ya ku Rusumo ubwo saa 12 n'igice bigise bari batarayifunga ubwo bafunguye ngo bumva amakuru kumva amakuru ngo mu ngingo z'ingenzi umunyamakuru atavuga ati mu Rwanda kandi turavuga ku inyuruzwa ry'umunyamakuru uyobora radio Amazing Grace utangaje Cassien Ntamuhanga waburiye irengero kuva ku itariki 7 ku mugoroba abagabo turi kumwe bati amaye kare bati wumvishe nawe ayo makuru barimo kumvura yumva bafunguye radio ndi mu imbere ndi mu mapingu kandi baba bakugaragiye iruhande n'uruhande ariko iyo radio barifunguye urayumvise nawe cyane kandi twari turi mu modoka imwe barafungura nyine ngo kuri BBC News na wumva nta muntu wajyaga bihusha akumegira kandi inkozi z'ibibi nka ziriya zo zigomba gukurikira radio ubu nawe zirakuba neza nanjye ziri kubiva neza ahubwo ndeka nzisuhuze bajye mugenza makeya ati wumvishe none guse mu njyanye ku Rusumo mu maranye iminsi ngahe urimo muranjyana hehe ibyo bavuga si ubwo babaragiye bavuganye baravuganye ku matelefone bavuye ku matelefone barongera barakimirana barongera barangarura bangaruye i Kigali ngongengeye muri bwa buvumo bakajya bakomeza kuza kugiraho kwa kundi ibyo bambazaga byo ndumva atari ngombwa ko turavuze mu kiganiro harimo n'ibikomeye harimo n'ibikaze icyambere sinzi ko bashobora kugira umuntu bafata ngo ntibamukorere iyicarubozo ariko uko bakora amayicarubozo biratandukanye hari abakorera amayicarubozo ku buryo bigaragara ku muntu nk'anjye wenda nk'ibintu nakubwira wenda bankoreye ari nko kugukanda amaso ukabona rwose ararereza arenda kuvamo n'inkoni wenda ntabwo nakubiswe nyinshi ariko ntabwo uzabura ikindi kandi ibyo kumbaza ku bijyanye no kuvuga ngo ibyo bambazagaho byo gukorana na RNC icyo nicyo cy'ingenzi nicyo cyari ikibazo centrale nicyo umuntu wese yazaga kubaza kuko urumva hari hashize amezi ashyika kuri 4 Karegeya yapfuye ubwo dosiye nyine yari izingiye aho ngaho kuri RNC kandi babonye muri telefone zanyu ubwo yuko mwari en contact na Sankara kandi bazi ko Sankara icyo gihe yaracyari muri RNC nagira ngo mbwire njyewe ntabwo telefone yanjye ifite telefone ntoya ndaga bishoboka ntabwo njye nta kimenyetso cyera kirabura basanganye urumva nka Gerard niwe bamusanze mu rugo ibyo bamutwaye ntabwo mbizi ariko nabonaga bafite laptop ye afite ka laptop gatoya ka Samsung kabaga karimo gahunda ze zose amatushe yose ngako bambazaga bagafite imbere ye bari bafite telefone bagafite imbere ye nukuvuga bagafite imbere ya Gerard cyane oya babaga bafite ibikoresho byose bya Gerard telefone urumva umuntu duhorana telefone nari nyinshi computer nari nyizi ngo bari bayifite nini ya Kizito bari bayifite aho ngaho bakubazaga no mu bibazo bakubazaga ibyo uganira cyangwa uburyo ukorana na Gerard na Kizito oya ibi byari bashishikaje ni bya RNC cyane byo bya
donc bakumva ko ibintu byose babigize ngo guhungabanya igihugu. Niyo mpamvu byabazwaga n'abantu bari superiere, bari hejuru, bari hejuru. Ntabwo rero twigeze tubasha kugira ibintu birebire cyane byo mu buzima busanzwe cyangwa se by'abantu bato n'ibyo ngibyo donc nabaga ndimo. Twabaye aho ngaho, sibwo gusa barongeye banjyana n'ubundi barongeye barampakira banjyana ku Rusumo tena bwa kabiri. Ariko noneho bwo tugenda, noneho duhaguruka dukerewe cyane nka saa 12. Ubwo turagiye no ku Rusumo, twize ku Rusumo turahagarara. Sinzi ibyo bagiyemo ngo bagiye ngo gushaka ngo ibipapuro ngo biranyambutse, sinzi ibyo bari muri yo hirya muri immigration. Ngo baragenda bageze hirya immigration bashaka kwambuka muri Tanzania. Immigration ya Tanzania ibabwira ko amasaha yarenze saa 5 zari zarenze, saa 5 z'ijoro bashaka kwambuka hirya muri Tanzania. Immigration ya Tanzania iranga, barongera bahamagarana n'ab'i Kigali, barongera bangarura i Kigali tena. Kandi no kugira ngo dufashe abantu kumva uko ibintu bikorwa, no kuvuga bashobora kuba bari bafite umugambi wo kugira kukwicira hanze muri Tanzania bakigarukira, hanyuma noneho ukazaburirwa irengero. Bafite abadayimoni babi cyane. Nagiye ko ubwo nyine aho ngaho kuri Tanzania, aho ngaho ku mupaka baratugendeye, bafashe baguze simukadi yo muri Tanzania ya Vodacom, bari Vodacom muri yo Tanzania, cyangwa Safaricom, ibintu nk'ibyo byo muri Tanzania. Ubwo baraje bati nta muhanga we batero ni yawe bati irimo guteza ibibazo byinshi cyane ngo wabuze. None sinago nabuze, bati hamagara taro ufite nimero mu mutwe. Ndumva rero nzifite mu mutwe, bati kanda hano batumubwire ko nta kibazo kumeze neza. Ndakanze bafashe telefone bayifatiye ku gutwi, bati rimwe tuvuga. Bite musore, ndahamagaye umwana umwe cyakumuvuga izina, imeze neza, batumeze ute? Ni sawa. Bati bakuguze ni sawa, baterekeraho. Ndaho ntibisanzwe ntaravuga baterekera ngo barakuba. Kumbe washakaga kwa registre, mbona nagiye nyine mu rukiko ngiye kubona mbona ngo ibyafashwe, ngo telefone, ngo na simukadi ebyiri, ngo ya Tanzania n'ibiki byose. Bati kandi bati nta mahanga yafatiwe ku Rusumo ashaka kwinjira muri Tanzania. Yashaka guhunga. Vuga ntaba bantu bafite ubwenge. Niyo nari gushaka ku Rusumo, sinari kujyana n'imodoka yanjye se. Anyway, ubwo rero ubwo nyuma y'iyo minsi ubwo nagiye kubona mbona ari ifoto mujya mwerekana nambaye agashati kagufiya k'amaboko magufiya. Kari agashati n'akabo, ntabwo ari ishati yanjye niguriye, iyanjye yari yahindanye kubera ubwo buzima bwose. Ubwo nagiye kubona mbona baraje mu gitondo, mbona bazanye isume, bazanye iyo shati, bazanye isabune, bazanye amavuta, batijya gukaraba. Nizimwe mwuka byara ibihehe se irabatijwe mwuka byara. Bazanye ndakarabye, bazanye igitambaro, isume ndihanaguye, bati amavuta ngarisige, bajya gushaka urusokoza imisatsi yari imaze kuba myinshi, ndasokoje. Bazanye agashati keza batambara, bagiye kuzana ibirato byinshi cyane. Nibwo namenye ko ari abantu benshi, batoranya n'ibyawe, ndatoranya, batambara tugenda ndagiye. Ubwo rero ubwo twikubise mu modoka, mbona barakase, bagiye kora, mbona bagejeje imbere y'abanyamakuru ku Kacyiru. Yari ku itariki 14 z'ukwezi kwa kane, minsi yari yuzuye neza.
nibwo rero nagiye kubona rero mbona bampingukanye imbere y'abanyamakuru benshi cyane kuko bavuga bati nta mahanga bati n'iki byose batunga ibibazo nk'ijana nabuze icyo mbabwira njye ncecekera icyo gihe. Ubu nyine nibwo nongera nkajya kuri YouTube nkareba ibintu nibwo mbasha kubibona. Ubwo rero tuvuye aho ngaho ubwo nyine baratwerekanye bavuga ibyo bashaka, ubwo bari na Kizito bari bamwerekanye ntabwo ubwo Kizito nawe nyine yari ari mu ijoro rye, ibyo yabiciyemo nyine ukwe yari ari ukwe, nta muntu n'umwe wari uri. Umuntu nabashije kumenya ko ari hafi aho ni Gerard kuko yaravugaga nkamwumva kandi nyine yari ahantu hegereye toilette. Ni Gerard niwe nabashije kumenya ko yari aho ngaho, ariko Kizito ntabwo nzi aho yari ari. Ubwo rero ubwo bamaze kutwereka abanyamakuru n'ibyo bari bavuze n'ibyo bari baberetse, bivugiye ibyo bashaka. Barangije rero umunsi wakurikiyeho nibwo twagiye tubona bazanye uwo kubaza bari buzayire ibi waje kutubaza nuko ntabwo ndaje mu gatangiye babaza bati azana rero bya byaha ngo gucura umugambi wo kugira nabi umukuru w'igihugu. Batangiye kutubaza bati bakubisemo RNC barazamutse bati na yemwe na FDLR n'ibisi byose baravangikiranyije, bati gucura umugambi w'iterabwoba, bati gushaka kwica abayobozi bakuru b'igihugu. Ubwo baratubajije turagiye no ku Kacyiru. Ubwashize iminsi undi munsi bahita batujyana ku Kacyiru mu rukiko. Ubwo babajyanye ku Kacyiru mu rukiko mukiva kwa Gacinya cyangwa bari barabajyanye noneho muri gereza izwi? Urumva twebwe nkanjye reka nivugire njyewe, abandi ntabwo nzi icyabo, ariko nyine nkanjye aho ngaho kwa Gacinya bavuye uwo munsi nyine bampaye iriya myenda mishyashya bamaze kumperezanta abanyamakuru. Bahise banjyana kuri sitasiyo ya polisi. Sitasiyo ya polisi ya Remera. Donc maze kuva ku Kacyiru kuri imbere y'abanyamakuru polisi bahise banjyana kuri sitasiyo ya Remera. Ariko kubazwa nabarijwe kwa Gacinya. Nabarijwe kwa Gacinya, nta bintu nigeze mbarizwa kuri sitasiyo ya Remera kugeza rero batujyanye ni ukuvuga imbere y'abo banyamakuru ko mwese baba bahatunguye, ntago banabaretse nibura ngo mwegerane musuhuzanye, cyangwa ngo babe bavuga bati babashyire mu hamwe bavuga ati tubwira wowe ko hakanye ko ukorana n'uriya, tubwire uriya akaba yarabyemeye, ngo babe babakoresha nk'interrogatoire imbere y'uko bapresenta abanyamakuru. Nigeze ahubwo nta n'uwigeze ahura n'undi, kuko icyo gihe njyewe sinzi uwo babanjije, ariko nabonye ibyo byose Kizito kuko yari yakoze bamukoresha ikiganiro kirekire, menya yari koperative icyo gihe, kuko njyewe ntabwo nakoperaga cyane, nari ntagundwa mu kuntu ntabwo nakoperaga cyane, ariko bigaragara ko Kizito yabashije kubona umwanya munini n'itangazamakuru njye, kuko n'abanyamakuru nanze kwirirwa mbasubiza. Abanyamakuru ntago mwese mwatungukiye icyarimwe muri batatu, buri muntu yaje ukwe? Buri muntu wese yaje ukwe. Donc twakubitaniye twese ku Kacyiru, ariko Kizito bamujyanye kuri sitasiyo ya Kicukiro n'uriya Mudemobu Umuremyi Jean Paul. Njyewe rero ubwo rero nibwo nabonye uriya Dukuze Umuremyi Jean Paul, bamuzana mu modoka, ndamubaza se w'uruwa hehe,
ngo turi kumwe se gute uruwahe witwa nde kada ubu turagiye no ku rukiko bati ubushinjacyaha buratangiye dore nguwo batije umugambi wo gushyira ku itegeko ati dore uriya nta muhanga yatanze amafaranga ati yo kuguramo grenade ati grenade dore ngi ati witwa Jean Paul ari kuzitera nguriyo yaragiye n'ibisigeretse ibyo byose byari biri kuvungura bati dore Kizito bati dore basanze muri telefone ye ntabwo nari mbizi ibyo basanze muri telefone ye nuko nyine ubwo sije ngo turatangiye ngo turimbitse tuburanye gufungwa no gufumba ati iminsi 30 muri gereza ati ubushinjacyaha bukomeze bwegeranye ibimenyetso Gabo ukuri sinyamwitenda ko Gabo ukuri akunda ubumwe akamashize hamwe n'abagenzi biwe Gabo ukuri sinyamwitenda ko Gabo ukuri akunda ubumwe ngengena niyo mugabo Nyamihirwa badufashe bakadutwara muri bwa buvumo bwo kwa Gacinya. Kizito yigeze kuvuga ko bamuvanyemo bakamujyana mu ishyamba ry'Inyanza ya Kicukiro, ni mu gihe ngewe banjyanye ku Rusumo, hanyuma tuvuye muri ibyo bintu muri izo za Ryamanya na Maganya, Kizito bajya kumufungira kuri station ya polisi ya Kicukiro, ngewe banjyana kumfungira kuri station ya polisi ya Remera. Urukiko rudukatiye kufungwa by'agateganyo, Kizito Mihigo bamumanura kuri 1930 ku Muhima, nge banjyana kuri gereza ya Kimironko cyangwa se gereza ya Gasabo, mpava banjyana kuri gereza ya Miyove, mva kuri gereza ya Miyove njya banjyana kuri gereza ya Nyanza cyangwa se gereza ya Mpanga, ari naho hakorewe umuti wa mugani w'abana. Mu gihe Kizito we yavuye aho ngaho kuri 1930 akagenda bakamujyana Imageragere ya gereza bayikuyeho. Turanze gutoberwa amateka, twanze kubisira gufi, twanze kubanaho tutazi, nkaho tutazi yo tuva. Turanze gutoberwa amateka, twanze kubisira gufi. Abanyururu bo mu Rwanda yewe abo nagiranye nabo ikibazo ni abo leta iba yakoresheje, abayobozi babo baba batoye bakaboza ubwonko bakabakorompa, ariko abanyururu batoya basanzwe ahubwo bagufasha kwiyintegra, bagufasha kumenyera, bagufasha barakwakira kandi nyine yumva nari nsanzwe bari basanzwe banzi nabo nagiye muri radio kugera mu kabona abantu wari usanzwe uzi nta kibazo cyo kuvuga ngo, ariko nyine ntabwo babyiyumvishaga, niko babanje kuvuga bati ibyo byose nta muhanga Kizito niyo mugabo ubutegetsi bura n'abandi bantu ushaka bati buriya ntabwo bafunze wanati, ntabwo Kizito se uririmba wirirwaga wirirwaga tureba kuri televiziyo, ati iyo nguyu twumvaga tuvuga bati ibyo byose wabona. Ntabwo babyizeraga ko badufunze 100%. Hari ukuntu nyine bamenyere bati abantu barabafunga baje kuneka, bamwe baravuga bati wabona baje kuneka, abandi bati shaho ni muceceke twarakurikiye. Byari uruvange abanyururu bigeze badutera ikibazo, baduteraga ikibazo n'abanyururu n'abayobozi b'abanyururu.
abashinzwe umutekano ngo abashinzwe ngo igipangu abo ngabo nibo bakuzirikaho bakakuzengereza bakarebuza ariya noneho namaze igihe kinini namaze nagiye ngiye kuhagera imyaka ishyika kuri 2 ariko noneho umunsi umwe bigiye baraje baranyikorera baranyirukankanye banjyanye ibyumba uko banjyanye ibyumba ndagiye ibyumba harakonje cyane kuko nubwo bwa mbere nari nageze aho ngaho mu Miyove nasanze abandi naho gereza rero zose ni kimwe ariko ubuzima buratandukanye wenda kubera n'ahantu ubwo ngubwo ibyumba naho nahabaye nahamaze amezi kuri anahari cyangwa ntabwo ari menshi cyane cyangwa 6 gutyo naho barongera baranyikorera urwego rero baba ngo barampamagaye bati ngwino baba bangubise mu modoka ngo basubije i Kigali niko bambwiye baranjyanye bangejeje 19:30 ntibajyaga batuma nkinjira ngo kubera ko ngo ari mu Kizito ngo ndamukorompa mu mutwe baranjyanye bankize muri stoke bashyiragamo imyaka bavanyemo amasima bavanyemo amatiyo bagiye nkaho bamaze kwira bazana imodoka baramanuye bangejeje Igitarama turaye aho ngaho mu gitondo barazinduka barongeye baranyikoreye n'imanga ngo ba kuko nagize impanga ubwabo w'ukuri sinyamwitendako ubwabo w'ukuri akunda ubumwe akamashize hamwe n'abagenzi biwe umugabo w'ukuri sinyamwitendako umugabo w'ukuri akunda ubumwe. Icy'ingenzi nakubwira abantu n'abandi bantu bagomba kumenya igihe ukuntu navuyemo hariya imbaraga nazivanye kugira ngo vemo imbaraga nazivanye mu gutsinda ubwoba mbere na mbere ibyo ariko noneho ukuntu ngewe arabavandimwe batatu nakunda kuvuga muri ubutegetsi bwarigishije ntabwo niba bakibafite ntabwo mbizi niba barabishe ntabwo mbizi ariko nakubwira ngo abo bavandimwe batatu nibo batumye mva muri kuko agahinda karanyishe ndavuga ariko se ubundi nabamaze iki kuko niba ubutegetsi bumfunga bwamara kumfunga bugasubira inyuma bukajya no gufata abaziranenge nabo bukabika cyangwa se bukabajyana noneho nakomeza no kwamariza n'amakesi y'ibintu biri aho ngaho n'ukuntu ubutegetsi bukomeza kwitwara n'amagambo y'ibihuha bakwirakwiza ngo dore ngo ibintu ngo bimeze neza ngo dore imibereho ni myiza ngo dore umwe n'ubwiyunge ngo dore demokarasi ngo dore ngo abagore ngo buzuye mu nteko bari abagore bari mu nteko ni ukuzabakorera manda dore kuko nibo bashyirishamo abanyarwanda bagenzi babo bakajijisha amahanga bakicisha bene wabo ibintu byose byaragendaga nkabireba mu ndorerwamo nkavuga ariko si ibi bintu koko umuntu yabirwaniriza hano bigashoboka uvuga ni ngombwa yuko ibi bintu umuntu agira uruhare rwo kubizima nk'uko twabitangiye ntabwo ku muntu agihumeka ibintu byose biba bigishoboka ubwo ndavuga nti ni ukwemeza gutandika ikinyoma kigomba guhagarara icya kabiri abavandimwe banjye ubutegetsi bwajyanye bakumenya ngo ari akantu najyaga mbabwira bigeze kukabona muri filime umutoya araza arakatubwira ngo one for all for one ngo ni umwe ku bwa bose cyangwa bose ku bw'umwe ngo
niba bose bafite umwuka baratabara umwe cyangwa niba undi bafite umwuka baratabara bose ni biri peresipe yayo ubwo ndavuga niba abana bose barafite n'isigaye ubwo ngubwo ni inzu isigaye ku bwabo ntabwo rero izo nkotanyi ziri bubashe kunkotorera nanjye ndiga tekinike zose zishoboka ariko mve mwaho ngaho nicyo ni kimwe uri kumva motivasiyo ndayumva motivasiyo ikindi kintu nakubwira kandi akanyabugabo hari igihe najyaga nigisha abantu icyongereza ari akantu abantu bigisha icyongereza bakunda kwigisha abantu kugira ngo bafate mu mutwe reka mbanze nkavuge mu kinyarwanda avuga ngo niba ngo Bwana Karuvati abasha gufunga karuvati ye akayikomeza neza ni kubera iki njyewe ntafunga karuvati yanjye ngo nikomeze neza nk'uko Bwana Karuvati afunga karuvati ye akayikomeza neza mu cyongereza baravuga ngo if Mr. Tai can tie his tie tightly why can't I tie my tie tightly as Mr. Tai ties his tie tightly bivuze ngo no nsubire niba umuntu w'umusaza nka Hussein Rajab abasha gutwika gereza yo mu mpimba yo mu Burundi akabika ndetse akanambuka igihugu ni kubera iki njyewe nta muhanga kasi ukiri mutoya ntabasha gutwika gereza y'izi nkotanyi ngo kandi nitwike nindangiza bive no mu gihugu ngere hafi iyo ni motivasiyo umuntu nkajya nsubiza amaso inyuma nkanareba n'abandi bantu bagiye batwika gereza benshi cyane arabo benshi uwo mu mateka bavena ba Saddam bariya ba yankuru nziza uriya president w'u Burundi nawe ibyo ni ibintu biri mu mateka nawe yarayicitse kandi ibi n'abariya bagira ngo wa Sudani ndavuga rero guteka gereza ni ibintu normal kandi birashoboka kandi noneho bicika kubera koza rero ufata icyemezo ikindi cya gatatu umuntu wese ubundi umunyururu wese niyo mpamvu barinda cyane kaso ya gatatu nyine ni icyongewe bafunze icya mbere bafungiye ngo ni ukugambanira ubutegetsi buriho ngo kubera ko umuntu ashaka ko abanyarwanda babaho mu bwisanzure kubera ko twashatse kubafasha guhumuka icyo ni icyaha umuntu yagukatira icyo gihe arambwira ati sasa rero ati wowe atuzava hano rero ati uri rukukuri tuzava hano uri rukukuri kuko atugiye kuba ahangaha imyaka 25 ati tuzaba ugendera ku kabando ni kubera si kubera wamfunga imyaka 25 ngo naba ngendera ku kabando natanya imyaka ufite ati kongeraho imibereho yo muri gereza ati tuzaba ugendera ku kabando nawe yavuga musaza ntabwo Imana yabyemera ntibishoboka kandi nta nubwo Imana yabyemera ati ni kabisa ntibishoboka nta nubwo Imana yabyemera yewe nabwe usibye ni mumara imyaka 25 ku butegetsi mutegeka uko mutegeka uko yewe nanjye nzagende nyimare muri gereza ati shati amagara umucungagereza ati mumusubizeyo ati nta muhanga ati ndabona rwose ati atangiye kuvangirwa hakiri kare ataramara imyurokore nawe yanjye mushobora kumara imyaka 25 mutegeka gutya niyo nahama ahangaho ntabwo nshobora gufunga imyaka 25 kuko ntabwo ubutegetsi bwa RPF buzaba bukiri ntiwambwiraga ngo motivasiyo yari indi motivasiyo numvaga nta muntu ushobora kuvuga ngo aramfunguza imyaka ngo umurengera mbese wabigenje gute bada kuvuga ataha ibanga rya muvara ubwo rero nanjye aho ngaho ari aho nyine ndi bugire nakuze kukubwira ngo ubundi ngo bahikura amabanga hashize imyaka 20 zayubire zanjye ikintu nizera ko nta kintu cyoroshye nko gutegetsi bwa FPR kubera ubutegetsi nibwo butegetsi bworoshye ku bundi butegetsi mbese ni ubutegetsi bwa nyuma bworoshye nabonye kuko ni ubutegetsi bushingiye ku bintu by'ikinyoma bushingiye ku bintu
bufukamye bubaka amashuri bukubaka ku musenyi njye nuko mbubona ubwo rero nizera ko ari ubutegetsi umuntu yahuba gutya bukabiribuka aho rwose ndagira ngo uvanire inzira ku murima wa mbuga n'ikinyarwanda nta muntu wigeze wenda mvuga ngo mu buyobozi bwa gereza mu bacungagereza se cyangwa se undi muntu ngo yaje ngo aramfasha kandi rero kuko ntabwo natetsemo ndi umwe twasohotsemo turi batatu twari ikipe y'abantu batatu twaragenzuye tugenzura imikorere nk'uko nakubwiye motivasiyo zatumye ngiye ku giti cyanjye nimvanyemo bagenzi banjye twatanye motivasiyo zatumye bishobora nizo nakubwiye gutsinda ubwoba kuzirikana no kwizerana amabi y'ubutegetsi bwa FPR kufatira ku ngero bigiye ku birenge by'abatubanjirije niba kanaka yakoze ikintu nanjye nagikora Obama ajya avuga ngo yes we can nanjye niyo spirit nta kidashoboka noneho rero turiyeranja turapanga buriya butegetsi bugira iyo mvuze ubutegetsi iyo mvuga ngo buriya butegetsi iyo mvuze buriya butegetsi mpera ku nzego zo hasi umudugudu arungura kuri ukarinda ugera muri perezidansi yo kwa Kagame mu Rugwiro buriya butegetsi bwose bugira ibintu by'agasuzuguro gusuzugura abanyarwanda nyine ubwo rero umwera uturutse bukurukira hose n'uburyo nyine bw'agasuzuguro kabwo nabyo karadufashije bafite n'ukuntu biringira umuyaga nk'uko nakubwiye umuyobozi wa gereza ya Gitarama yambwiye ya Muhanga ngo barakomeye na Kagame bakomeza kuririmba amagambo ngo barakomeye akaba ari n'abaturage bagendera mu Kigali ngo barakomeye donc uko gukomera kwabo rero ngewe naragusuzumye ndavuga aba bantu bakomeye nta nubwo barora nta nubwo bashoboye ubivyazamo ikindi kintu turagenda aba bantu ntibashobotse nta nubwo bashoboye turabacamo kandi turagera iyo tujya hanyuma rero barabikoze birenze kuri urukuta kuko ruriya rukuta ariko uzi ko abantu bakina ukoresheje imigozi ndagira ngo nkubwire ya gereza iri mu zikomeye kurusha izindi mu Rwanda igihe cyo cyatangaje abantu ifite igizwe n'ibipangu byinshi cyane bikubiye mu rupangu rumwe ifite abarinzi barindira imbere n'abarindira inyuma hari abarindira imbere mu gipangu b'abanyururu nabo babi cyane akagira abacungagereza barindira mu gipangu bacungishije imbunda hanyuma ikagira abandi bacungagereza bacungira inyuma y'urupangu bakanafashwa n'abasirikare barinze bari hejuru aho ngaho mu musozi hanyuma rero wasohoka no hanze urazi birirwa bakanga bahagaze ku muhanda hari abapolisi hari inkeragutabara hari abasirikare bataryama hari inzego ngo zishinzwe ng'amaperereza y'ubwoko bwose ukagenda ukarinda no kugera ku mupaka byose iyo Imana yavuze ngo ni yego aba ari yego iyo yakinguye ntawe ukinga kandi niyo yakinze ntawe ukingura biriya rero Bibiliya iravuga ngo yaba atari Imana irinda umudugudu abarinzi bababera amaso gusa kandi nabyo biriya bintu byose ni ibintu birahunga byababonesha icyo nakubwira rero twarasohotse ntabwo ari ukuvuga ngo nukurure ntabwo wasohoka hariya ngo uhite ugera ku rupangu habaye imanevure nyinshi cyane kugira ngo tugere kuri uriya rupangu nyine mwabonye hiriya migozi hanyuma nabonye imigozi abantu benshi bakunda kumbaza ngo ariko se ngo turiya tugozi ngo tugaragara ngo buriya ko ngo si ukubeshya ngo buriya ko nitwo mwanyuzeho ngo turiya tugozi ngo tumeze ngo nk'imishumi y'inkweto ndagira ngo nkubwire iriya migozi wabonye yazamura n'inzovu hariya kuri rwa rupangu ntabwo wahisha se ngo waba ufite ibiro bingahe
nubwo wayiteguye utiteguye, nagira ngo nkubwire nk'uko nakubwiye twari twiteguye. Imigozi rero koko, imigozi kugira ngo tuyigereho twabanje kunyura mu bindi byinshi cyane, kandi twarabyikoreye, nta bufasha twabonye. N'uwaba yarafashijwe cyangwa se mu buryo n'ubu mu gihe gikwiriye, igihe kizagera wenda tumushimire. Ibyo twabikoze uko twari batatu twabiteguye. Nakuvuga ngo badufashije message nta murigeze udufasha gutangira cyangwa mo hagati. Ubwabo w'ukuri sinyamwitendako, ubwabo w'ukuri akunda ubumwe, akamashize hamwe n'abagenzi biwe. Ubwabo w'ukuri sinyamwitendako, ubwabo w'ukuri akunda ubumwe. Nanone kandi ubwo Cassien yari aciye muri humye Kagame n'abambari be, yongeye kwihuza n'abandi baryankuna bari basigaye, bongera kubyutsa urugaga, aho batangije ku mugaragaro iyi mpinduramatwara mu kwezi kwa 11 2018, banahamagarira abanyarwanda kwifatanya nabo. Dore uko nanone Cassien yabisobanuye. Icya mbere twabonye ko ubutegetsi bwa FPR ntaho butaniye n'ubundi butegetsi bwose bwabubanjirije, ko kuva nyine wenda habaho nka repubulika, duhereye wenda nko ku butegetsi bwa Parimehutu, hakaza ubwa MRND, kuza ukagera kuri FPR, twasanze nta hantu bitaniye, ko ahubwo icyagiye gihinduka ari ihindurwa ry'imitegekere, hagahinduka abategeka ariko ntibahindure imitegekere, ntihabeho impinduramatwara. Icyo ni kimwe, turavuga tuti byose ni kimwe. Icya kabiri, twaritegereje dusanga FPR aho gushyira imbere ubwiyunge bw'abanyarwanda bwuzuye, bityo ngo abanyarwanda bakorere hamwe babe bagera ku iterambere rirambye, ahubwo twasanze ikishishikaje ari ugukuza ubucakura bwo kubacamo ibice no kubajujubya aho bari hose, baba ari mu gihugu imbere n'abari hanze. Icya gatatu, turongera turitegereza dusanga ikibazo cy'inzigo hagati y'abahutu n'abatutsi yashinze imizi ubwo abakoloni bageraga mu gihugu, hagakurikiraho Parimehutu ikayibagarira, hakaza MRND bikaba uko, ubwo noneho bikarushaho gukomera kugeza ubwo bitugejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Haje FPR rero twari tuzi ko nibura u Rwanda rugiye guhomekaho gato, dutangazwa no kubona ahubwo yo yigize umucunguzi w'abatutsi n'umurinzi w'abahutu, ikora uko ishoboye, uruhare rwayo irarutabika, bidateye kabiri, bose babandi yavugaga bose bahukamo, ikoresha ibinyoma n'ubundi bucakura, n'ubundi ayo moko nta cyizere aba afitanye kugeza na n'ubu. Icyo rero twasanze ari ikibazo gikomeye cyane. Icya kane wenda twarongeye turasuzuma dusanga FPR aho kubohora abanyarwanda yararushijeho kubaboha, yabateje urwikekwe kugeza ubwo n'abantu bari mu rugo batizerana, bahora banekana, bafite ikibazo ngo umwe ngo ubutegetsi buramubwira ibi n'ibi n'ibi. Yashyize igisuzuguriro ku bantu bose, cyane cyane abantu bahoze bubahwa, nk'urugero nk'agaciro umwarimu yari afite mbere y'uko FPR igera mu gihugu, ubu kararangiye. Yahinduye abanyarwanda abacakara mu gihugu cyabo, ibarutisha abanyamahanga, mu gihe ubona nk'irimo gusenyera abanyarwanda ngo yubahe ngo hoke abanyamahanga, igasenyera na benshi ngo ihashyire umwe. Isuzugura umunyarwanda n'ibyo yaruhiye byose ikabihirika, yica umuco nyarwanda, kugeza ubwo twabonaga ko ari ibintu bikomeye cyane, ko abanyarwanda badashobora kuzaba mu mwimerere wabo, mbese abanyarwanda ko bameze nk'abantu
ko bikomeje gutya abanyarwanda baba bari nk'abantu bari aho ngaho mu myaka mike iri imbere wazasanga barataye akaranga wa mugani w'abarundi. Icya gatanu, twasuzumye kandi uburyo amahano yagwiriye igihugu cyacu, wenda jenoside cyane cyane. FPR yahisemo kuyagira amahano yagwiriye ubwoko bumwe bw'abatutsi. Noneho tureba uburyo FPR yahindukiye igafata iyo jenoside n'ingengabitekerezo yayo ikayihindura inyundi kubitisha abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ikora uko ishoboye, yangisha kandi yibagiza abanyarwanda bene wabo baburiye mu mashyamba ya Kongo, harimo n'abana nta kuvangura, bose ivuga ko ari abicanyi, ari interahamwe se, ibintu nk'ibyo ngibyo, ahubwo igashishikariza nk'abana b'abanyarwanda kujya mu gisirikare ngo bajye guhiga abanzi babo, yivugira ngo naduyi, kandi bakaba ari abanyarwanda, mu gihe yakagombye nk'abo bavukirayo n'abavukiyeyo bakagombye kuba abanyarwanda. Icyo nacyo dusanga ibi bintu bizakomeza gutyo kugeza ryari. Ikindi kintu wenda nkubwe nk'icya gatandatu, twarongeye turitegereza dusanga FPR ikora uko ishoboye, ikifashisha itangazamakuru n'uburezi n'ubundi buryo bw'icengezamatwara nk'ingando, itorero, igamije gusa kujijisha urubyiruko, by'umwihariko aho kurujijura. Ibi ni nabyo niyo mugabo yari umuntu w'umuhanga ukunda guhimba amagambo, akavuga ati ni ibintu by'icurikabwenge, kwingizamyumvire, nkonyabitekerezo. Ibi amagambo nk'ayo yagiye yahimba kubera iyo mikorere ya FPR. Byose bikaba ari ibintu byari bigamije ko abaturage biturira mu mwijima bagakomeza bakaba mu itiro, yo igakomeza isahura utazi aho ijyana, ukagira ngo rwose ntabwo FPR ari abanyagihugu. Ibyo bintu turabireba biradushobera. Wenda nk'icya karindwi, twongeye kureba dusanga FPR ikora uko ishoboye ngo yigarurire ubukungu bwose bw'igihugu, ugerageje kwikorera utwe ikaba ihateye amatako, ititura tugabane niwanga bimeneke. Nuko yisha imirimo y'abantu, yivanga mu mikorere yabo, isenya utuntu kwakunda abantu bashoboraga guhera ku tuntu dukeya, ku ikarito, ku biki byose bakazazamuka bakageza n'ubwo bagiye kurangura mu mahanga. Ibyo bintu byose FPR ibijyamo, irabiduruvanga, urubyiruko rutesha umutwe, rwiyahuza ibiyobyabwenge. Yarangije FPR iti igisubizo nakibonye, igira gutya ibuzuza mu magereza, ishinga n'ibindi bigo bifungirwamo itita amagereza nk'ibyo kwa Kabuga, nk'iby'iwawa. Igeze ku burenganzira bwa muntu irasiribanga. Turavuga tuti rero ubu si ubutegetsi nakaje gushyikira. Dusanga gukomeza kurebera twaba turimo gukora ikosa rikomeye gutyo, nibwo haje igitekerezo cy'impinduramatwara. Turavuga tuti ni ngombwa ko hagira igikorwa kugira ngo ibi bintu birangire bihagarira aha. Ubwo rero twiyemeza kwinjira mu rugendo rw'impinduramatwara. Iyo mpinduramatwara tuyita gacanzigo. Nyuma yo kwitegereza ibi byose, tukabona ko ubutegetsi bw'u Rwanda butigeze buhinduka, tukabona ko Kagame yakomeje gusuzugura abanyarwanda n'izo nzego ze, tukabona ko yakomeje gushwanisha abaturage b'u Rwanda no guharabika isura yabo mu karere ndetse no mu mahanga. Twebwe abaryankuna twarahagurutse tuvuga ko tugomba guhindura ibintu dukoresheje imbaraga n'ubwenge byacu. Nyuma yaho bigaragariye ko mu mpera z'umwaka 2019 ubutegetsi bw'u Rwanda bwimonogoje, mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2020 abaryankuna twiyemeje gukuba karindwi inshuro 70 imbaraga, ubwenge n'ibikorwa twakoraga kugira ngo twihutishe impinduramatwara gacanzigo. Impinduramatwara gacanzigo ikaba ifite intego z'ingenzi ebyiri. Iya mbere akaba ari uguca inzigo yabaye karande mu banyarwanda,
akaba ari nayo iyo nzigo, akaba ari nayo ubutegetsi bubi bwose bwagiye bwubakiraho kugira ngo ubone uko butanya abanyarwanda. Intego ya kabiri ni uguhindura uburyo bw'imitegekere bukava mu maboko y'umuntu umwe cyangwa se agatsiko ke bugasubira mu maboko y'abaturage aribo ba nyirabwo, ibintu bigacurukuka. Kuko ubu ngubu tubona abaturage batinya abategetsi, kandi mu busanzwe abategetsi bakagombye gutinya abaturage kuko nibo babashyiraho. Ikindi kintu twabonye ni uko mu Rwanda abaturage bakorera abategetsi, kandi abategetsi mu buryo busanzwe se mu buryo bw'imiyoborere ya demokarasi, ahubwo abategetsi nibo bakorera abaturage. Ariko kugira ngo ibi bigerweho tuzi ko binyura mu nzira nyinshi kandi zigoranye. Tukaba rero dusaba abanyarwanda imbere mu gihugu guhagurukana n'abaryankuna, mugakora kiryankuna, tugahaguruka tugakubita inkingi umunyagitugu tukamurenza inkiki. Umugabo w'ukuri arangwa n'urucumu, umugabo w'ukuri arangwa n'umutima, akamavugwa neza mu bantu bose. Umugabo w'ukuri arangwa n'urucumu, umugabo w'ukuri arangwa n'umutima. Ijana ku ijana rero mfite ibyiringiro, niyo ngewe ntapfa, niyo n'abandi bapfa, impinduramatwara agacanzi bizagerwaho. Ntabwo gahunda z'abaryankuna ziri mu manegeka na gato, ahubwo ubutegetsi buri mu manegeka bwa FPR Inkotanyi nabwo burabizi. Nakubwira ko bubizi neza ko niba ari abantu babahangayikishije, nizera ko abaryankuna turi ku mwanya wa mbere, n'abandi wenda ariko turi mu b'imbere. Cassien Ntamuhanga ni umwe mu bantu batigeze barya iminwa mu kunenga gahunda za FPR n'ubugome ikorera abanyarwanda. Niyo mpamvu nanone tugiye kubagezaho zimwe mu mbwirwaruhame ze zanengaga imigirire ya FPR. Byo kongera imbaraga mu kurasa abaturage ku manywa y'ihangu, nkuko Kagame yigeze kubivuga ko agiye kujya arasa abaturage ku manywa y'ihangu. Ibyo byaragaragaye nyuma yo gufungira abaturage mu gihugu, inzara imaze kubica. Hari abenshi bagiye bagerageza kuzamuka kujya gushakisha ibyo barya mu maturanyi muri Uganda cyangwa se hirya muri Congo. Abenshi bagiye baraswa n'inzego z'umutekano. Akaba ari n'ahantu hake cyane gire ngo ni mu Rwanda gusa biba, aho inzego z'umutekano zaba polisi cyangwa igisirikare bashobora kurasa umuturage ntihagire inkurikizi, ntihagire ubarashe ntahanwe, hanyuma urashwe cyangwa se umuryango we ntabone impuzamarira. Cyarwanda avuga ngo ikimuga cyasetse urujyo. Ntabwo nari nzi ko iri jambo rishobora gusohoka mu kanwa ka Kagame. Barunze mu magereza atanazwi hirya no hino mu Rwanda, baburiwe irengero, ntibagira uko bangana. Ariko kujya kumva Kagame aravuga ngo Uganda ngifata ng'abanyarwanda ngikabafunga igihe kirekire ngo batageze imbere y'inkiko. Ibyo ni ibintu binateye isoni, ntabwo ngira nzi ko yatinyuka kubivuga. Umugabo nyamugabo byamavuga ukuri, akamagwanira amahoro ahari hose, akamagwanira amahoro ahari hose.
Nyamara kandi nubwo Cassien yakomeje kugaragaza ibitagenda haba mbere y'uko afungwa na nyuma y'uko aciye mu rihumye abagizi ba nabi ba FPR, ngo ubutegetsi nabwo bwakomeje guhonda agatoki ku kandi bumuhiga bukwari. Dore uko Cassien yabisobanuriye umunyamakuru Semana mu kiganiro bagiranye ubwo yari atorotse ageze hanze mu mwaka wa 2017. N'ubundi none se navuye mu gihome ndambuka igihugu cyose, barahigaga ngo bari basohoye abapolisi n'abasirikare n'inkeragutabara bose bahagaze nka miliyoni ko batafashe. Ubu ngubu nibereye aha ngaha ndimo kwivugira kukuri nibwo bategereza kumfata. Byarabagoye sinzi yuko bazanabishobora kuko agati kateretswe n'Imana ntabwo gahungabanywa n'umuyaga. Ngaho ukuri arangwa n'urucumu, ngaho ukuri arangwa n'umutima, akamavugwa neza mu bantu bose. Umugabo w'ukuri arangwa n'urucumu, umugabo w'ukuri arangwa n'umutima. Tugana ku musozo, turakomeza kwihanganisha umuryango wa Cassien Ntamuhanga, gukomeza inshuti ze ndetse no gukangurira abanyarwanda bose gushikama muri uru rugamba rwo kwigobotora igitugu cya FPR n'ubugizi bwayo bwa nabi. Niho nsoreje ikiganiro cy'uyu munsi, nshimira itsinda ry'abaryankuna ryamfashe kukibagezaho, ariko mbere y'uko ngenda ndabasigiramo amagambo y'ubwenge twakibukira kuri Cassien Ntamuhanga. Mukira amahoro. Njyewe icyo nigeze kuba ndiho bita ngo corps de garde, ni mu marembo ya gereza ya Mpanga. Ndabitegereza ndabasakuza, nkunda kuganira cyane, ndabasakuza ni sakwe abo twari kumwe batisoma, ndababwira ntizahinguka corps de garde ntiwamenya iriza n'ubuheta. Uhingiye igisakuzo cyawe baravuga bati sakwe gusoma guka mu marembo ntiwamenya iriza n'ubuheta. Barasubiza rero bati fundi. Noneho ubwo njye n'abantu rero ntizahinguka corps de garde ntiwamenya iriza n'ubuheta, bati ngicyo ni interahamwe n'inkotanyi. ndumva ntiwamenya iyiriza n'iyiheta kuko zose zifite ibintu bimwe. Bose ni bose nyine navugaga navuga bamwe bakunda kwivugira inyenzi muri gereza kuko bamwe ngo ni abo inyenzi interahamwe, bose barafunganye. Nyine impamvu nabijya kibasakuje gutyo nagira ngo numve bose ko bose bareshya ntiwamenya iriza n'ubuheta. nari maze akanya mbitegereza ukuntu barimo kugenda bakora ku muvoma, barimo kuganira, barimo noneho rero muri gereza haba harimo nyine interahamwe n'inyenzi cyangwa se hakaba harimo abahutu n'abatutsi, hakaba harimo abantu bishwe n'abishwe, hakaba harimo amoko yose, ariko ntabwo bajya baryana ko butere ngo wumve ngo bashwanye, ngo uyu nguyu ngo ni umututsi, ngo uyu nguyu ngo ni umuhutu, ngo uyu nguyu ngo ni umukiga, ngo uyu nguyu ngo ni uwahe. Niyo byabaho nyine, niyo mpamvu ntabujura 100%. Niyo byabaho biba mu bantu bake cyane, kandi ntabwo ukurikije nyine ukuntu baba bahari, ukuntu bihita bingaragariza rwose ko ibyaha nk'abakoze jenoside koko bashutswe. Bigaragara ko atari ibintu bateguye, kuko ari ibintu bateguye abantu baba bafite n'ubundi umujinya uhoraho, ahubwo ubona abantu bafite regret, abishe bafite regret, ariko urazi haba harimo nyine n'abarengana cyane. Wenda nitubigeraho byo biteye ubwoba, ibintu bibazo nabonye muri gereza byo ni urundi rwego, ariko kubijyanye n'imibanire hagati yabo nta kibazo, barakwakira bakagucumbikira
batitaye ngo uri umututsi batitaye ngo uri umuhutu, bakagufasha mugafatanya mugasangira ibibi n'ibyiza, ibyinshi ni ibibi baba basangiye mu gihe cyo gukina bagakina. donc ubu navuga ngo prisumwe